Yaka ndakubabare muvandimwe. Merci beaucoup. Kanongere mbashimire kandi nongere mbaye ikaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi ndetse amanywa nijoro. Reka ngushimire wakoze subscribe ugakora like ugakora share ndetse ukabasha gukora na comment kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ubushize nakoze ikiganiro na Yaka ndi kumwe na Ig ariko ntago mwese nk'abafans ntago mwigize mu byakira neza. Yaka rero turi kumwe na Ig turi kumwe n'abavandimwe n'abantu babiri n'abavandimwe ari Yaka na Ig nabyita mwe ni musaza wundi undi akaba mushiki wundi sibyo Yige Nibyo. Yaka Yes. welcome again one. Okay, mina furahi sana kubona mungiye kuduhuza kuko hari abantu benshi byababaje kubera cya kiganiro cy'ubushize ariko mu by'ukuri nta rwango ruri hagati yanjye na Yige. Urabona rimwe na rimwe nanjye namaze gutamira akabyeri mvuge ibigambo mubutse ariko vraiment abafanazi muri rusange bakunda Yaka ndetse bakunda Yige. Sorry mumbabare narahubutse muri rusange kandi na Yige nguyu turi kumwe namusabye imbabazi ariko munurumiye bibaho ça existe dans la vie. Yakatangiye asaba imbabazi Yige urabyumva ute? Okay, ni byiza ndabikunze cyane kuba ari umuntu nimba ari umuntu mukuru nari nzina n'ubu ngubu ni Yaka kuba yifashe akamamagara kuri telefone akambwira ati ndashaka ko dusubira kuri channel nkagusaba imbabazi imbere y'abantu ndabishaka bya cyane ko yaramaze imisi amamagara ambwira ati ndashaka ko tuzakora ikiganiro ngusaba imbabazi cyane nanjye kugira umutima wanjye ndavuga ati nimba twarakoranye biriya usanga abantu burya abantu ntago badukunda kimwe ushaka kuba baramushutse kubera yuko yaba burya umuntu atamiye agacupa abafite umudukoni duhagije then ndizera ko aba bamucutse nawe yaricaye abona ko yakoze ikosa rihambaye byo kunsagarira kandi ari umuvandimwe so nanjye nimba ku mutima wanjye ndamubabariye. Yaka ubyakiriye? Tuka vraiment mina furahi sana nkunda kuvuga ngo tuka vraiment mina furahi sana noneho mina furahi kubera ko mawe imbabazi burya wemeye icyaha arababarirwa. Nanjye ubwanjye nagiye kwireturuva nyuma nyine agakoni kanshizemo kamitsinyi gatangiye kunshiramo ndireturuva nabo ibyaye byose ikiganiro twatanze hariya kuri Yawe TV uramuvandimwe namubabaje ariko byatewe n'abantu bari benshi abantu bari hanze bakuri iki kiganiro bamwe bari kunjya mu matwi ngo mubwire nabi nanjye kubera kaga presiyo nyine ndahubuka ndabikora ntabanje gutekereza ariko kinshimishije nuko mbabariye naho abafanazi mukomeze tubaryohereze kuri ibiganiro tugenda tubaha chaque jour every month. Thank you. Ige Yaka urabizaga skandale ejo ndi kamubayeho nta mugabo bitabaho kwanza banzuna namwakiri wamuhaye imbabazi. Yaka ndakubabare muvandimwe. Merci beaucoup. Ejo bundi Yaka ubundi byari byagenze gute? Ejo bundi baravuga ati reka Yaka tumujyana hano hirya tube tumubwira ate umva nyine ni kwa kundi nyine nta muntu utagwa mu kosa nta n'umuntu udakosa. Narengeje amasaha nakubitewe n'akabyera gapfukamunwa ndakibagirwa bankubitanye na pandagare baranyura nkuko bayura abandi bose. Icyo nabwira rero abanyarwanda muri rusange nukubahiriza amabwiriza niba ari saa yine ukaba uri mu rugo kandi ukambara agapfukamunwa neza ko covid iracyahari ntaho yagiye mwa bantu. Mu by'ukuri narizize ntago nazize ubusa ariko bamanye nkuko bahana abandi ntago ajya kuvuga ngo uri umusitari ngo wishyire hejuru uri hejuru se y'amategeko. Baravuga ngo amategeko ngo arusha amabuye kuremera itegeko rirusha ibuye kuremera c'est ça ni wishyira hejuru tuzagushyira hasi byanga bikunze. So cyakora ngewe ndashimira leta y'ubumwe kuko bashyize mu gaciro bamana nkuko bahana abandi bigeze aho barandikura. So mina furahi sana ariko ngo bakwatsa ya buji mwindani nyine buji urabizi bigeze mu imbere yabusanze barakubwira ati zana buji kuko hano ntabwo ari iwanyu ngo hari amashanyarazi ugura buji nyine. Hano ntabwo ari iwanyu nta mashanyarazi twishyura hano ni buji dukoresha buji ni akantu gasanzwe
ibyo ari byo byose ntabwo ari njye ugeze mabuso wa mbere n'abahageze bose barabizi ka buji kagomba kuboneka. wahise ugatanga ige yaka yatanze buji yatanze buji nyine nta muntu udakosa buriya nimba burya amasaha niba tubwiye ngo nimba ari saa yine baba ugeze mu rugo nimba yararengeye urumva niwe wizize ntabwo ari leta yamuzize. ibyo ni ibintu byumvikana numva mu bintu aya buji yo ni ibintu bisanzwe n'ubundi muri brigade iyo winjiyemo bwa mbere bakwaka buji kose mbona kose mbari n'ahandi bakunda kuvuga nuhera ariko igihe wowe ntabwo bari bagukaciraho na rimwe. oya ntabwo baramfata kuva covid yatangira ntabwo bari bagukacira rimwe warangije saa moya nangwa se saa yine. okay sorry ngewe bamfashe gatatu. so ngewe navuga ko ntabwo rero no muri stade n'umunsi n'umwe nabirayemo abatararayemo ni bake. so ntabwo navuga ko bamfashe kubera ko narengeje amasaha bamfashe kubera ko muri ka kavuyo ni abantu bari barwanye ono bikutana nako n'amasaha agize abaye maremare mu kujya kuvuga no kwisobanura n'iki no kuvuga ko hari umuntu bakubise icupa n'iki so bita bifatirana ko amasaha twayarengeje kandi amasaha n'ubundi yarimo aragwamo ariko niko batujyanye gutyo ntabwo twavuga ko twazize amasaha cyangwa se twazize kuba twagiye kunywa fanta aho ku ruhande niko kuntu badufasha. ige ako kari agaciyemo ubundi we na yaka mu mibereho yanyu ya buri munsi reka nibarize yaka ubundi ige mubanye gute? ige duhurira mu biganiro inshuro nyinshi ibiganiro bigiye bitandukanye ariko yige mu by'ukuri bana ni umwana mwiza kabisa nta mutima mubi isaha yose tuba turi kumwe n'umuvandimwe wanjye marigereke wenda hariya navuze nabi kandi hari abantu benshi byababaje ariko mbasabye imbabazi muri rusange. ibintu byo kugenda twanduranya ku macano tugenda gusebya abantu oya ngiye biriya bintu byo gutukana nabivuyemo ntihagire uwontuka azajya kundega kuri ribi irahari nicyo yaziye bana banzirike pe bamboherwa ariko baragobabuye bana baramabuye ngewe oya muri iyi minsi ibintu byo gutukana ubwire n'abandi bose bafite tuno ducano. ige yakavuze ko musanzwe muziranye musanzwe muri inshuti urya munsi watashye umeze ute? murakoze uriya munsi natashye mbabaye cyane pe mbona ko ariko natekereje kabiri ndavuga se wasanga nanone sinajya kurakara yaka kubera ko yaka nimba ari kubitema iryo cupa ryiwe nanjye ninywera iyo fanta yanjye Sprite ubwo se urumva koko atari icupa ryamukojeje n'abandi bantu bo ku ruhande abantu ntabwo bose bumva imyumvire imwe bafite imyumvire itandukanye nimba baramufasha akamushyira ku ruhande bakamubwira ati genda ukora ibi ngibi turakugurira icupa akumva ko icupa ari icupa niba mugura iryo cupa arabyemera ndabikore. urabizi ko yaka kenshi iyo turi kumwe ku yandi macano yandi iyo twakoranye ikiganiro twisekereza abantu tukabashimisha tukabona ko nyine turi gutwika nyine nk'ibisanzwe ariko uriya munsi nabonye ko yaka hari abantu bamugiye mu matwi yahindutse uko namubonaga mu isura nase mbona agarutse mu yindi sura yindi. mu byo uvuga hari ikintu nashaka kuvuga wa munyamakuru we nashaka kuvuga abantu b'iki gihe barangana kandi bakangana mu nzango z'amafuti. niba umuntu yiguriye ikiro cy'inyama akagikaranga ubona umukodesha mu gipangu kimwe abandi bahumurirwa ngo hariya ngo bariye inyama ngo neje ngo baraziriye niba wowe nta kintu waronse ni ngombwa ujye guhiga umuntu wiguriye akaro k'inyama. ngiye gutera sitori y'ibintu byambayeho. hari umumama yigeze kuma inoti y'1,000 arambwira ngo genda ngo ntukire uriya mugore ngo yanwariye umugabo. 1,000 ndagifata ndamubwira ati kizane ndamutuka rwose mwandagaze. urumva 1,000 semaze ugikacira ndagenda mbwira uwo mugore ndamubwira rero mama runaka arambwiye ngo nze ngutuke ngo nkwandagaze ngo wamutwariye umugabo dore n'1,000 amaye ngiki. uwo ngo nawe ama 2 ndigendera sinagira n'umwe nuko uzi umuntu yaguha amafaranga ngo ujya gutuka runaka yagiye akamwitukira se nge nta muntu uzongera kumbeshya ngo njye gutuka umuntu. ibintu byo gutukana nabivuyemo jamais de la vie nge simbikangwa yaka uko bimeze nge nta muntu uzongera kumbwira ngo ujya kuntukira runaka mujye mugenda mutukana ukwanyu nge ntabwo nzi gutukana mfite discipline nararezwe ntabwo ndi ngegera ntabwo ndi nzerezi ngewe.
ako yakabi nagaragara ko na cyagiye Gatsiro wamwibasiraga babaga bakugurira agacupa. Muke Gatsiro we kumwibasira icyo gihe nari nkiri mu cyaro naramenya agaciro k'umuntu ndagenda ndamutuka kubera yambeshye icupa ariko namusabye imbabazi yarariguze ubu nta kibazo dufitanye tumeranye neza nanyenera kungura agacupa zakangurire nangwa nge nkamugurire twese turi ku isi sina problem na muto. Yakaravuga ati ngiye sinzongera gutukana. Ubu yakamugiye kubana gute? Urukundo rwanyu nurigiye kwikubaho? Nimba afashe decision zo kuvuga ko atazongera gutukana ni byiza cyane burya umuntu umugabo mwiza n'uwihagararaho. Nimba avuze ko atazongera gutukana ni byiza cyane ndabikunze cyane. Nabo natutse bose bambabarire pfukamye imbere y'isi yose. Abantu natutse mu mbabare sitongeza gacya mundaga. Nyine nimba ari umuntu wumva wihagazeho cyane ndumva ari byiza cyane kuburyo umuntu isezerano ry'umugabo. Rero ikibazo ni icyo ngicyo kindi uko yakankorera iriya trick yabaye ndumva sinakomeza kwikotaho cyane gusa nanjye ndamubabariye ntazongere niba zamushuka ayabanza atekereze kabiri ko nari navuze ati njya kumurakarira nashatse kumurakarira ndigarura ndavuga asanga baramushutse buriya gacupa buriya gashukika cyane iyo umuntu akwemereye ikintu mugenda ukora iki ngiki urumva nk'ubwo nimba ari umudamu yamubwiye ngo ntiyakire igihumbi ajye gutukura umugore wundi akagenda akanabimubwira uwo muntu akamubwira ati uriya mugore aramubwira ati mutuke ngo watwaye umugabo w'abandi akabinyimwibwira nyir'ubwite ndumva sinatamiye bitatu se abanze ubwenge arambwira ngo ngende mutuke ndamubwira barambwiye ngo nze ngutuke nawe amakibiri n'icyo gihumbi bitatu mitsingi 3 Ige ejo bundi wagaragaye ku gitangazamakuru kimwe ngo bari kugusengera ngo wakijishwe. Ego Wakiriye Kristo kunga warabibonye. Gukizwa se uburenganzira bw'umuntu. Nanjye narakijijwe bundi gusenga muri ADP. Bari gusenga muri ADP ariko yaka kucyuziga ube. Bari no kunzamura mu minsi iri imbere ndabandi diakoni. Niba ngomwa nawe uzaba diakonise. No kuvuga ngo azaba diakonise wowe uri umudiakoni. Ndi umudiakoni. Ako yaka nk'ubu uramutse ushinze nk'itorero. Ukavuga ati ngiye yaka narakijijwe shinze itorero ryanjye ndarishinza aha. Nabahe bantu mu nshuti zawe mugendana wagenda baye imyanya imeze ute mu nshuti zawe mu nshuti zanjye se mba abantu twasindanaga nibo naho imyanya ya mbere abantu twasindanaga ko nshaka gushinga niye nubwo ari itorero ni idini ngiye gushinga idini ryitwa Pagan Church ruvugwa n'abapagani bazaba babaye abarokore idini turyite Pagan Church so nzabanza nkire mu za nshuti zanjye twasindanaga ba diakoni ba diakoneze abaririmbyi abakuru mukuru w'itorero idini rizamukiye bana kandi ndabize wirira ibicere baguye ibicere amaturo ninjye uzajya uyabika nyine bamwe mu nge gusamuraho n'agacupa ubuse inkayige ntago yakubikira oya amafaranga nzanyabika Ige wenda ubu ngubu umeze neza yakagusabye imbabazi birarangiye ubu noneho mu buzima bwawe noneho bwa buri munsi wowe umeze ute bite so bimeze neza nta kibazo wabaye na keza kurushaho ibyo ni ibisanzwe mbwira gusha kugira ibyo ni ibisanzwe byo gusa neza ko n'ubundi umwari agomba gusa neza mba kwitaho sawa nyuma y'iminota avuze ati umwari agomba kwiyitaho ni ukuvuga ngo urabyuka neza mu gitondo none urebye n'uburyo umeze ariko ubanza ukunda tiro n'itiro babyita tiro ni wanja y'umuka yego icyo ukunda ku kabara yiga bako njye nkasizeho mama risaba mbona ndi kureba neza duherukana yakafite za boro umusheri yaramusize ku nzara urabyibuka narabibonye none byagenze uriya mukobwa wansigaga yasubiye ku ishuri ni murumuna wa Siya iba mu itaratifu niba ajya gunsiga inzara yasubiye ku ishuri naramubuze arongeye guperereza ikigo yigaho nzajye kumusura ku ishuri musigire n'agafata ahantu yiga ku ishuri turacyakora turi ready wa very tayari mwazanye na Big Boss rero yasanze tudateka icyakura gihagije kandi urabona uriya mugabo akunda ibiryo
abonye rero tutazamuhaza kuko yari yatubwiye ngo arya ihene yose wenyine kandi twebwe ubwacu ihene yose ntabwo twayimara. Umugabo rero ukunda amanje kuriya yahise yisubirira iwabo i Rubavu ngo ntabwo twamubonera ibiryo bimuhagije, turamureka arigendera. Se umuntu urya kuriya nka ngunda urumva ibyo biryo wazabikura? Yarigendeye. Wagaragaye mu yindi sura Yaka, wabaye munini. Iyo foto ya Yaka warayibonye yabaye umuntu munini? Oya, ntabwo nigeze nkibona. Iyo foto narayibonye, ni abantu baba bashaka kwandagaza umuntu bangize nk'ingurube y'ishyamba ngo niko nzabangana ngo maze guhaga inkoko zo muri Amerika. Nk'umuntu wansebeje buriya mubonye nkajya kumurega, buriya ni byiza kujya gutubura umuntu. Ako wabonye wari umeze cyane nabaye nk'ingurube mwe. Byarambabaje. Uriya muntu mubonye namunyuza imbere y'ubutabera. Yari yakoze bundi se wowe bundi Yaka wifuza kubyibuha? Yaka kubyibuha kuriya mwa ngiye gutya meze neza, ngiye mbyibuha akareka ngo nabikunda ngiye. Yaka nsubi inyuma, hari aka video kawe kigize gucaracara ku mbuga nkoranyambaga uvuga ngo abantu ngo bambara amakariso y'ingwe, ari byo uvuga kari akantu bundi byari bivuye? Ni ukuvuga ikariso y'ingwe yari imaze igihe, kandi urabona umukobwa wambaraga ikariso y'ingwe abenshi bari abanyamwanda kuko ntabwo igaragaza umwanda, ariko umukobwa wambaye agakariso k'umweru aba ari akawayiti nyine. Nuvuga ngiye mfite n'umukobwa w'inshuti yanjye, ni ukujya mugurira amakariso menshi ahagije, mu gitondo akambara ikariso, saa sita akayikuramo akambara indi, nimugoroba iyo kurana akambara indi, akajya agenda badirisha. Umukobwa wambaye ikariso icyumweru cyose, wenda tuvuge anagenda n'amaguru, icyuya urabona izuba usanga byanga bikunze. Umukobwa wambaye ikariso icyumweru cyose yambaye ikariso y'umweru, nubwo yaba yambaye ingwe, nubwo yaba yambaye y'umukara nangwa y'umutuku, byanga bikunze aranuka cya Mungu mimi nakwambia verite. Kuri umukobwa yakijya biravuze nibyo. So we ukuntu imyumvire ye, afite imyumvire ye, natwe dufite imyumvire yacu. Nagakobwa bose bambara amakariso y'ingwe ariko bagira umwanda. Shobora gusanga n'uwambara ikariso y'umweru agira umwanda. Buri muntu asigira imyumvire yiwe. Yige dusoza, agiriye ubutumwa ugenera abantu, abakunzi bawe muri rusange n'abakunzi ba Yaka muri yunze, ubivuge ku mugaragaro noneho ko Yaka yagusabye imbabazi babibonye, none ubyerure ntawe uhari. Wenda hari igihe ushobora kuba wabivuze ari uko ahari. Oya, ntabwo nabivuze ko adahari cyangwa ko ahari. So gusa nyine Yaka namubabariye rwose, ntibazongere kumutuka. Bajya batera commentaire zigaragara, barebe banze bumve banarebe nimba arakoze biriya ashobora ari ubushukanyi byabaye mu bushukanyi. So ndizera ko bitazongera, kandi urumva ko nawe yabyivugiye nyir'ubwite gusaba imbabazi. Yanemeye no kugura icupa ku ruhande rya fanta ry'imbabazi. Ariko umeze neza sheri, banza ariko guha keya. Ariko nzakubwira inshuro zingahe ko nta sheri ufite. Ariko Yige kandi ikintu mfana ni uko ujya umbeshya. Ubu nta sheri ufite, none ubona wambaye n'impeta yandi wayihinduye. Impeta ndazambaye zose, kandi nakubwiye ko ingeri yo kugira ngo byabakanga, nakubwiye ko Yige Imana igumugisha. Namwe Imana ibamugisha. Yes, rero reka mbashimire mvuge ngo mwakoze kudukurikirana. Umugabo nuwemera ikosa akarisabira imbabazi, kandi nanone umugabo nutanga icyaha. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ubugabo butisubiyeho bubyara ububwa. Imana ibamugisha. Niba turakora subscribe uyikora aka kanya kugira ngo ibindi biganiro byinshi tubategurira bijye bibagiraho. Ni Yawe, peace and love.